ndabashimira ko muneza amatwi. Umuntu wese nabana roheje video ya yampano ambabarira yisibe. Ugize ngo niba yigufata ntarayisibye ntuvuge ko ari nge bayiguhaye. Kubera ko byari ibitoki byaye iminyagara. Ubutayari butuvugana abarenga babiri bamaze gutagwa muri yombi. Ayo niyo magambo umuntu wese wari ufite video ya yampano wayikwirakwije cyangwa wayakiriye arimo akakanya aravugira mu mwobo ahari guhumekera mu kwaha nk'ifi. Ibintu byakomeye. Abantu batangiye gufungwa. Uwitwa yampano arakora ku bantu benshi. Niba uzi ko ufite video yiwe akakanya nicyo gihe cyo kwisiba. Ibintu byakomeye. Bivugwa yuko yampano yakorewe ubugambanyi bukomeye bushobora no kurangiza kariyeri yiwe. Gute twisanze ahantu aho umugabo muzima yishimira ibibazo bya mugenzi we. Akakanya wagaragaza ubwambure bwawe wambaye ubusa uri gutera akabariro byagushimisha. Wafata mushuti wawe se akamudarapa hanze yambaye ubusa arimo aratera akabariro nka yampano byagushimisha. Igisubizo ni woya. None kubera icyo ubwambure bwa mugenzi wawe ubwenjoyinga ukavuga ngo hahiye ngo mumpe video ya yampano ngo mumpe nindi ngo indi video ya yampano yasohotse. Akakanya nawe byabaye kuri yampano bishobora kukubaho. Wabyishimira? Igisubizo ni oya. Niba ufite video ye akakanya ushobora kuyisiba ugakora n'ubukangurambaga uvuga ngo yampano arenganurwe. Ubundi byatangiye bite kugira ngo amashusho azagere hanze? Ubundi byatangiye bite? Amashusho yafashwe ate? Yagiye hanze ate? Yakwirakwijwe ate? Kugeza naho abantu batangiye gufungwa babizira. Bivuga ko ngo yampano we n'umugore we bafashe amashusho bari kwishimisha mu rwego rwo kugira ngo yarebe. Bakimara kuyafata nyuma y'amasaha 28 barayasibye. Nyuma yo kumara kuyasiba ariko nubwo bayasibye ayo mashusho tayari yari yamaze kugira mu cyitwa Google Photos. Icyitwa Google Photos na application iba muri telefone ikonexe kuri email ku buryo ibyo wafatiye muri telefone bijya kuri email bigahita bijya no kuri iyo application. Iyo ufite system yitwa iCloud muri telefone yawe ya iPhone, mugenzi wawe ufite email yawe muri telefone ye nawe afitemo iCloud, ayo mashusho ahita ajya kuri iyo iCloud ya mugenzi wawe ari mu yindi telefone. Bivuze ko nubwo yampano yasibye hakaba hari email ye yari iri mu yindi telefone, ayo mashusho tayari ngo yari yageze muri iyo email yindi. Ni ibivugwa. Biravugwa kandi ko hari telefone bigeze kujyana bashaka kuvana ibintu muri telefone imwe bashaka kugeza mu bindi. Ubundi ngo yampano yaratunze telefone ya Infinix ngo baza kumwereza telefone ya iPhone 14 kubera ko ngo mugenzi we pazo wamufataga amashusho yari afite iPhone 13. Yampano agimara kubona iPhone 14 Pro ngo bahise bajya kumutekinisiye ku iposta ngo afata ibintu byose byari biri muri telefone ya pazo n'ibyari biri muri telefone ya yampano ya kera babishyire muri telefone cyashya. Muri uko kubyimura ngo birashoboka ko ayo mashusho ariho ashobora kuba yaragendeye. Ubundi buryo bavuga ngo bishobora kuba bwarakoreshejwe ni cyitwa iCloud. Nkuko narimbe basobanuriye ngo iCloud iri muri telefone yawe harimo email yawe ukora mu kufasha email yawe ukayishyira mu yindi telefone y'undi muntu, iyo iCloud nayo irimo ibintu byose biri kuri iyo telefone bijya muri iyo telefone yindi. iCloud ni kwikora. Hari umugore uba mu Bufaransa batanze ubuhamya yampano ngo yagambaniwe ate? Ubundi bivuga ko ngo yampano yari yashyizwe ku rutonde rw'abahanzi bajya guhirimba muri Iwacu na Muzika Festival. Icyo gitaramo cyenda kuba ngo abantu batangiye kuzana iterabwoba kuri yampano ngo dufite video yawe ngo duhereza amafaranga. Yampano ngo yatanze amafaranga y'umurengera, amafaranga ageze aramushirana. Ariko ngo babonye atakiba amafaranga bashyira video hanze. Bivuga ko ngo bategura igitaramo cy'Iwacu na Muzika bakimara kumenya ibyabaye kuri yampano bahise bamubwira ko atakitabira icyo gitaramo hajya y'abandi. Icyo ni kiraka cyambere yahombye. Abo bantu kandi ngo bakomeje kumugendaho kubera ko ngo bamenye ko yampano ngo afite ibitaramo bizenguruka Uburayi. Bakimara kumenya ko afite ibitaramo bizenguruka Uburayi ngo bahise bashaka ikintu bakora ibyo bitaramo ntazabyitabire. Niko gufata amashusho y'urukoza soni batangira kuyakwirakwizanya. Aya mashusho ngo yafashwe kera cyane. Akakanya nibwo bayakwirakwije. Ngo nubundi bamubwiraga ko natabaha amafaranga menshi cyane ngo bazamushyira ku karubanda ngo kariyeri bakayishyira ku musozo. Nibyo bakoze. Abamaze gufatwa ni babiri. Uwitwa Kijoni n'uwitwa Pazo. Impamvu Pazo yafashwe nuko yigeze kubana na yampano bagatandukana nabi cyane. Bivuga ko Pazo akibana na yampano yigeze kubona ikiraka cy'amafaranga menshi cyane. Arangije ngo hamo Pazo 300. Pazo aramubwira ngo ibi 300 maye ntabwo bihagije ngo dupasire tugabanemo kabiri. Yampano aramubwira ati nta kuntu twagabana kabiri amafaranga yose yari ayanjye ahubwo reka ngo 300. Pazo ntabwo yigeze abyishimira. Ariho havuye amakimbirane bagahita batandukana. Abakimara gutandukana ngo Pazo atangiye kumurya runono. Ngo yamubwiye yuko nubwo batandukanye nta hazagera. Ngo ibintu bye byose Pazo azabyitambikamo. Ni ibivugwa. Ibintu byawe byose nzabyitambikamo ngo nta uzagera.
Yamana akimara kumenya ko ibyo bintu bikomeye nibwo yatangiye kubona ama screenshot ajya hanze. Arangije akora ikiganiro kwa Mulindahabi Irene kuri channel yitwa MIE Empire. Yakoze ikiganiro yisobanura kuri ibyo bintu avuga ko ibyo bintu atabizi. Yabaye amashusho atari washize hanze ariko ko bamutera ubwoba ko bayafite. Yavuze ko bana amafaranga runaka barimo baramwaka. Ibyo nta muntu wabiha agaciro cyane kubera ko video ntabwo zari zakagiye hanze. Aka kanya video zigisakara urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangiye kubyinjiramo. Ariyo mpamvu witwa Pazo nitwa Kijoni bafashwe.